Muraho twagarutse nanone kubereka inzu. Iyi nzu ni nziza, inzu ikiri nshyashya, murabona ko aribwo bari kuva mu masuku. Muze tubafatiranye rero itarakandagiramo abantu tuyigure. Iyi nzu ifite ibyumba bine, ifite salo, salamanje, igikoni kiri moderne, dushe na tuwarete ebyiri mu nzu. Ifite igikoni kiri hanze, mbese yujuje byose bikenewe ku nzu. Murabona ukuntu ari nshya, yewe na purize uyu munsi nibwo barimo bazifunga. Murabona ko amashanyarazi nibwo akigeramo, buri kimwe muri make. Intebe murabona ko ari nshyashya. Uyu muntu ugiye kuyizamo kuyikodesha azajya yishyura 400 ku kwezi. Kontara twayibonye, ubwo nawe uje wayibamo cyangwa ukamukuramo, kuko nyiri inzu niwe ugena uko inzu ye igomba kubamo umuntu runaka, haba ukodesha cyangwa uwayiguze. Hanyuma rero murabona ukuntu hakeye, amakaro, inzugi murabona ko ari za nzugi zikorwa mu mbaho zikomeye, inzugi zo mu nzu. Parafo yo muri salo ni gypsum, hanyuma mu bindi byumba ni rangete. Murabona ko ari heza cyane, ifite ikigega mu mbuga hose, nta hantu hari itaka, ni amapave. Ni ibintu byiza cyane. Uyu muntu wayubatse yaragerageje rwose. Iri mu kibanza gifite ubuso 300 burengaho gakeya. Murabona inzu y'umukozi irahari, ndetse n'igikoni cyo hanze, dushe na tuwarete byo hanze birahari. Nakwifuriza kuza gutura aha hantu ku mafaranga yawe miliyoni 70 zuzuye. Uze tuguhereze aha hantu. Ni muri mbuga ngari, hafi neza n'isoko. Wifuza iyi nzu waduhamagara kuri 078 300 875. Imihanda igerayo rwose, ni ahantu hagendeka, ni hafi na kaburimbo muri metero 200. Murumva ko ari ahantu heza kandi mu vene nziza igezweho, iri guturwa cyane. Murakoze cyane, turabakunda cyane. Yubakishije hejuru amabati meza amwe y'umukara. Mbese iyi nzu ni nziza, muze muyigure mu ba mbere.